ngaho reka byibura mbanze nduhuke nze kuza kujyaho ikigoroba. Asiki ariko se ubundi ndimo kukwinginga cyangwa ni kwa mukobwa we ndavuze ngo itegure nkujyane kwa muganga. Bumvise ndakwinginze sinshaka kujya kwa muganga boss, mbabarira n'ukuri. kubera iki? Ntinyishinge pe, ntinyishinge cyane. Basi wenda ujye muri farumasi uzana imiti yose ushaka, iyo uzana yose ndayinywa. Okay, ndabona ntazi byawe rero. Ugiye guhitamo hagati y'ibintu bibi. Ibikize boss? Urahitamo kuza nkakujyana kwa muganga cyangwa gufata utwaye twose ugasubira iwanyu. Umukanyirukana. Girava kandi nta mwanya mfite wo guterana nawe amagambo. Nukuri wakoze cyane kutuzanira utuzi mwana wa. Imana ijye iguha umugisha rwose. Oya nta mpamvu yo kunshimira rwose mama Keti. Oya ngomba kugushimira. Mba numva nanjye ndi nk'umwana mu rugo. Mba ngomba kubafasha rero. Cyakora mbona ufite ubureresha. Wabonye ikigunda cyenda kurengera inzu yacu kibwiriza kudufasha amasuku. Nukuri. Ega ndabizi ko wabikoraga atagihari. Kandi yari inshuti yanjye cyane. Urumva ko hatari ngomba ko hamubera. Wibivuga mwana wa. Ese nta gakuru cyuheruka? Ubwo muratangiye kandi ubwo mutangiye kuzana nda mu matwi yanjye. Ariko wabaye. Mama nagahenge ku munsi umwe koko. Uko byamera kose ariko n'umwana wawe muze. Byamubayeho byose ukwiye kumwumva. Soko. Mbese aho muhera. Ubwo kandi wasanga ari we wamushutse akajya kumanika amaguru. Dore ko mwahoranaga buri gihe. Ariko muzehe nawe ntugakabye. Aba bana hari ingeso mbi wari ubazimo koko. Kuburiya yaracitswe. Umva. Navuga ngo niwo mwose ugatangira guhakana. Ariko mana. Umva ukuntu mbese umuvugira mu mafuti. Rata mwana wa. Nyibwirira amakuru ye niba muheruka kuvugana. Amakuru yo ntayo wa mubyeyi we. Nukuri. Ahakora yabahishe ko atwite. Bakamukoresha cyane. None yambwiye ko yumva bitazamugwa neza. Mbese ubwo nawe yagiye kwirwaza nk'uko yari yaratugize ibicucu. Ariko se wagiye ugira umutima wa mugabo we. Ubu koko wiyobewe ko umugore utwita aba ari umunyantege nke. None se urashaka ko ajya ahembwa atakoze? Natahe nyine niba kamunaniye nakundi. Nzamubwire yizire se mwana mubabariye. Ugize ngo iki? Siyize. Atazibeshya kanakoza hana karenge. Yego ko. Waje kubyarira hanga. Sha ubushize yarandokotse ariko sinzi ko byakongera rwose. Ntibishoboka. Aha, icyo kora Imana igibana n'umwana wanjye pe, kandi umuhemu wamuteye inda. Mpora muca hacamatanye n'utundi dukobwa. Uriya wo mwihorere mama. Ndabizi ko atazatinda kwicuza icyatumye yihakana umwana we n'umugore we. Nukuri. Azabicuza se kuko yahombye iki? Uriya murabona hari icyo yenda kwimarira koko. Ariko umwana wanjye ubucira hiryo teka uzi ko yize muze. Ko ari uko yahuye n'ibibazo. Ntari rarenga ryatuma tuvuga ko ntacyo azimarira muze. Wamenye imigambi y'Imana mu buzima bwe. Yego rwose. Azakimarire simbujije. Gusa ntazameho pe. Nta kintu cye na kimwe nzigira nkenera mu buzima bwanjye. Se ko wakomeje kwigaragura mu buriri w'imyozo ufite ikihe kibazo sheri? Akubeshye nabuze bitotse pe. Ibibazo ndi kwibaza ndumva byambanye byinshi mu mutwe. Ufite ikihe kibazo se kandi? Mu kazi hari ibitagenda? Ntacyo guhangayikira gihari sheri. Iryamere ne gukomeza kukubuza ibitotsi. Tuzabiganiraho ejo mu gitondo. Ubwo se ukumva ko nasinzira nzi ko hari ikintu kiri kukubangamira mugabo mwiza? Yawe Imana ntitekereza nk'abantu pe. Ibyo byo nsanzwe mbizi. Gusa sinzi impamvu bivuze muri aka kanya. Uzi kugira ngo ifate icyifuzo cyaba mu gihindura umusaraba ku bandi. Nese ugushatse kuvuga iki kandi? Kuri kuzimiza uterura ngo umbwire. Uzi ko tumaze imyaka 5 tuyitakira ngo izaduha umwana. Ikarenga ikamuha umuntu utamukeneye. Ku buryo amara amezi 6 yose ahisha ko atwite. Ibyo byo birambabaza nanjye buri gihe sheri. Iyo numva ngo abakene babyara idahekana. Nibaza impamvu Imana ibaha abana batanashoboye kubarera. Yawe muso
natekereje ko ari ikigerageza yashatse kumpa pe. ese ubundi wa mugani wiriwe ko kare nigeze gutaha Zama akambwira ko wowe n'aka gakobwa hari ahantu mwagiye. Twari twagiye kwa muganga, ahubwo twari kuzashiduka umuntu apfiriye mu nzu cyangwa akabyariramo tutabizi. Ntumbwire ko wateye kare gakobwa indu ukaba uri gushaka kubisasira sheri. Njyewe nizere ko atari ko bimeze. ariko se abagore ntimujya mutana no gufuha pe. None ndakubwira ngo umuntu yaragiye kuzicwa n'akazi kubera kumukoresha nta mbaraga afite, nawe ukazana ibyo. none ushatse kumbwira ko Kate yatwita akaba yarabiduhishe cyane rwose. ye baba mana yawe. kandi yaje muri urugo atwite. yambwiye ko yari ahunze iwabo papa ashaka kumwica, niko kuza mu kazi ko mu rugo. nkabona impamvu kari kamaze iminsi kica akazi rata. umva ejo ndazinduka ngahambiriza kajye kubyarira iwawe. ngo kisheri ndazinduka ngahambiriza. ubwo se umuntu wemeye kudukorera ameza atyo nicyo twamwitura koko? none ko wumva atagishoboye akazi? nyamara numvaga ko ari Imana yari ishatse ko twihera umwana. numvaga yaguma hano tukamufasha umwana abyaye tukamufata nk'uwacu. oya ibyo byo byibagirwe yandi ubyibagirwe. ibikize niba ari n'imitwe wakinnye na kariya gakobwa ukaba ushaka kurera umwana wawe ubyibagirwe pe. ubyibagirwe. ubwo urongeye kandi nongera iki? uriya mukobwa se we wamuzanye? njyewe nari muzi ko nakubwiye ko yaje hano atwite. nahuriye hehe nawe? nabwirwa n'iki se ko ibyo mbwira ari ukuri? wansanga uri kumbeshya. ndakubeshya se mbikubwiye hari icyo wambajije cyangwa iyo mba guca inyuma simba naragiye kera? ibyo ni akazi kawe wowe gusa umenye kuri ya mukobwa atari buguma aha, agomba gutumuka agasubira iwabo uko byamera kose. ariko se byibura wagiye ucisha amagi kuko ukumvikana wa mugore we. kuki wumva ibitekerezo byawe ari byo byakorwa gusa? wansaba ibindi byose ushaka ariko icyo kubana n'umugore utwite byo ukibagirwe. wagiye ugira impuhwe koko. kandi n'utanemera ko mwirukana waziyirukana. niko se mada kumura noneho ibondo waritaritse ku zuba uyu munsi ntabwo abantu bari buryera. hari icyo utari kubona koko kari ubwo ko nateka gute ureba n'ukuntu mabujangize koko? yego ye ahubwo yaguhondaguye gake niba nagutwika ahubwo ko yakwirukanye ku neza ntiwishinze ku mugabo ukanga kugenda. none se ngende ngehe handi koko kari kumva no mu rugo narinje mpunze. none ukumva ko uzatwitira ukanarinda ubyarira mu rugo rw'abantu babuze urubyaro. ahubwo mukuru wanjye aranitonda ubundi agutunga ate n'iwanyu barakwanze. ni ukuri ndumva nta mbaraga mfite. navunaguritse ahantu hose ahubwo umfashije kari wampa amazi yo kunywa. ushaka ko ngiye nguha amazi? uwaguhaye se ako se kuko wagira kuba umwana mu bikari reba nk'ibizi byose umenyeho. ndavuze ngo n'undi musi azamenyera wagacoco umugome ujye urwego rwawe n'ikiri cyo hano. ikindi kandi ujye umenya kwiyondura ata ntawayiguteye mu bantu bari aha. hano habaye iki ko muri gutonganira? yewe niko kari binini ye kutavugara ibi ni ibiki? rekana nako gashyano sheri mba ndi kukereka aho kabarizwa. ngo iki? nizere ko atari wowe umuhinduye gutya. ariko ubundi umutima w'inyamaswa ugira uwukoraho kari. yewe ihanganiye muko nta kibazo ibi ndabimenyereye. ye sheri aka gakobwa niko gatumye umbwira aya magambo ese ko n'umufitiye impuhwe nk'aho umuzi. aha reka mbabisema nkaho muzi. ese ubwo wowe nta soni bigutereye wifata ugahindanya mugenzi wawe bene aka kageni? simugize nese amazi mwakoropesheje koko nako ndabona ari nawe mwogejemo ibyombo. sha umva ye muko wihangane rata nta soni. arihangana se arihangana abaye iki? ahubwo n'ubutaha nikongera kumenyera nzakavuna noneho. ahubwo sheri twicira modo ngwino twiganirire. oya mvaho ndekura sindekura singomba kujyana nawe mu nzu. hano hanze mbasanze twahaganira kuko n'ubundi sintinda. ya sheri nizere ko atari mwe byawe byo kuza uhita ugenda. ibaye byirengagize ureke kurakara gutyo nawe. kubyirengagiza byo sinabishobora kuko n'ubundi bimamirije ko umwanzuro nari nafashe ntibeshye. ubuhe mwanzuro se sheri? ni ikihe cyabaye? Karine. ni iki cyabaye? Karine karame sheri ntega amatwi. ndakumva. uranyumva? ndakumva n'ukuri. ibyo ngiye kukubwira ntuze kubinsubirishamo
kuko uwo mwanzuro umufashe n'abitekerezeho. uwuhe mwanzuro? ntibwo bashere habaye iki? bigenze bite? umva guhera uyu munsi uyu munota n'iyi segonda ndakumva shere. urukundo rwanjye nawe ndashaka ko ruhagarara kuko maze kubona ko ntahuje nawe habe namba. ego ese sheri wasaze cyangwa ubaka gakuza kamwe nkoze niko gatuma uvuga utyo? sheri basimbabarira nukuri ntabwo si uyu munsi gusa Kari, nawe urabizi ko n'ubundi urukundo rwanjye nawe rudafashe kuko ntitubona ibintu kimwe. hari ikintu na kimwe twari twahurizaho. oya nukuri Bruno ndi mikiri mu kuvuga ushatse kumbwira ko iminsi yose dukundanye wowe utankundaga? nagukunze ntaragusobanukirwa neza Kari, inyamaswa gusa. nyuma yo kumenya wowe nyawe nabonye ko nta hantu na hamwe twazagera. basi niba ari Kate ndamusaba imbabazi ariko ntugende pe. nukuri nta hantu waba unsize. nta waba unsize ahubwo mva nkubwire sinkiri kumwe nawe. izo mbabazi uvuga uzimusaba kuko wamukoshereje, ariko n'ubundi ntacyo byahindura ku mwanzuro wanjye. urabeho kandi urabeho. ese kuko uransize sheri kuko wagarutse ave si nawe wa mukobwa uramenya udasimbuka kuri etaje. ave yagutabura ubuzima arasimbutse wenyine. mwana we arapfuye. ibi byose si wowe, ibi byose si wowe, umwana w'abandi. ibi byose si wowe. genda uzane imodoka se nyine tujyana umuntu kwa muganga uve muri ayo magambo. ubu se ntashizemo umwuka hamagara zamaze gufashe we. zana imodoka. yemwe aba hano murimo ra? yemwe nimukomeze ntihakinzeye. ese yego ko Sara we ni wowe mwana wa uraho nyabu? muraho neza? hobe nahise utunguye n'iki mama Kate? wumvaga nta gusura se? ni ukuri birantunguye pe. yego mana, harya ubu ntihashize nk'imyaka 10 utagera muri uru rugo? yewe nibyo byahaciyemo iminsi da. mbega wowe gusa naho amazi akenshi gashoboka nuko ntahatinda. ahubwo se muzehariye? yari ari mu gikari ari kuvungura ibigori. ahubwo reka mubwire nawe aza kuramutse. yego. ese ninde muvugana ko numva iryo jwi ntarizi ntara? enda nawe irebere natunguye pe. hinga nzi banguka. yamaye nka data niko ye Karame. ni wowe se? ni jyewe. ndabona harabaye umuzungu neza ntabwo ari cyane. muraho neza? muraho. yego mukomere cyane. komera. hari hashize iminsi myinshi pe. niko ye Karame. ni ukugenda mugahera mu mujyi pe. ni ukuri bagahera disi. ntabwo twahibagiwe. ni karibu mu nzu tuganire mwana wanjye. murakoze. kandi koko twakomeje kuguhagarika hano hanze di. injira mu nzu. murakoze. gusa ntabwo ntinda. wari uje kurahura se? ntabwo nicara ni ukuri. ngaho da wari uje kurahura se wa mugani? imyaka yose itambutse utagera aha ngaha ni ukwanyura bugenzi koko aho atari iwanyu. muranyihanganira nihutaga. nuko hari amakuru y'umukobwa wanyu nashakaga kubaha ubundi ngahita ngenda. ngo iki? icyo gicucu nizere ko kitagutumye kugisabira imbazi ngo kigaruke hano. umva mbese ntazo najyamba no gadata. umwana wanjye si igicucu muze. nyibwirira rata Sara we. banza utamuzi. buriya rero ko mubibona ibintu nta mahoro abirimo. ayiwe kubera iki? umukobwa wanyu namurangiye akazi ariko yaransebeje bikabije. si icyo ashoboye se cyo guteza abantu urugari ikindi? ese watuje ukumva nuko byagenze? ntuzi iki? mana yanjye nyine umukobwa wanyu yageze i Kigali nuko yigira biri hanze yitwara nabi none bamuteye inda. ngo iki? ngo bamuteye inda? ayiwe asakaga naringize ngo ni ibindi bintu bibi byabaye ku mwana wanjye. ibyo byo birasanzwe ntabwo bintunguye rwose. ntabwo ndarangiza. ubwo nyine yageze aho kwihangana biranga ahitamo kwiyahura. ayiwe
ugize ngo iki ye baba we ayiwe bikira mariya we ntibishoboka pe umwana wanjye ndamuzi ntiyakwiyahura mana we ntiwakwemera ko umwana wanjye apfa we mwihangane rwose wirira mukecuru umura rwose imana yakinze akaboko ntabwo yapfuye ariko rero ameze nabi cyane kuko ari mu bitaro yo ubusa rwajwe nande nizere ko utaje kureba bajya kumurwaza abo yakoreraga bamurwaze nta wamutumye kwiyahura rwose nirwarize reka na n'uyu mugabo mfashe ungezaho umwana wanjye ari rata ndashaka kureba ukuntu umwana wanjye ameze rwose umva mbese habera injiji barakugeza se ufite amafaranga yo gutega niyo nagenda cyangwa urasura umurwayi nta n'igiko mujyanye ariko akeneye abarwazi ibyo ntibindeba di icyo nkeneye ni ukumenya ko umwana wanjye n'umwuzukuru wanjye bahagaze ngo ntabwo bikureba mukecuru ndakumva mama urihangana ntabwo ngiye gusubira i Kigali nonaha yego uzategereza ejo bundi mbanze nsoza ibyanzanye hanyuma mbone gusubirayo mbabarira di ndemera njye no mu itsinda nguze amafaranga ariko njye kwirebera umwana ujye kwirebera uramenya se umureba hehe abantu mujyana bacira imyenda umva mbese uhangayikishijwe n'umuntu wiyahuye koko ubundi wiyahuye bamuhata ibiboko nta kindi nashaka abe yiyahuye ariko ni umwana wanjye di ndagiye kandi sindi uko ndwaza umwana wanjye ariko wa muntu uri muzima ndagiye ikubabara we ihanganisha reka ngo uhindukize ubashe kugira ikintu ufata uzi ko kuva wava muri koma utararya ingingo zose zavunaguritse we ihangane ahubwo imana ishimwe ubwo wabashije kuba muzima ngewe nabonaga byarangiye pe ese Bruno ubundi maze igihe kingana iki hano umaze iminsi 5 yose utumva umuntu winjiye muri iki cyumba ese ubu nubwo kukimutanditse ngo nipfire koko ko numvaga aribyo byaba byiza kurushaho mbabari utongera kugarura ibyo bintu Keti mbabarira rwose sinshaka kubikubazaho kirwaye none we ibisi yose maze hano Ride wazaga kundwaza ko nzi ko nta muntu n'umunyitayeho kuki se wumva ko nta muntu ukwitayeho uko nawe nyine urumva nari kuva hano nkagusiga wenyine nta murwaza ufite bivuze ngo ni wowe wandwaje rero bo gusa nari yandiraza hano kukureba kenshi gashoboka nawe urabyumva ntabwo twese twasiga akazi ni ukuri imana ibaho umugisha pe zabitura ineza mwangiriye yose ibyo nta kibazo ahubwo reka nkwiyegamize mbona uko nkugaburira ko ndabona ushonje rwose nyegera neza ihangane ihangane rwose ihangane ntabwo ntongera ngaho jye ku mutwe wawe hano ngufashe sibyo nyegera neza yewe cyakora ndumva ibyo biryo bihumura pe waza biryoshye wongeraho ko ari na byiza ku mubyeyi utwite urumva ko naguhitiyemo neza rero ugomba kurya ariko abaganga nabo nta banga bagira ibyo nabyo bahise babikubwira kandi azi ikintu cya mbere bambwiye nuko umwana ameze neza ahubwo batunguwe n'ukuntu byantunguye kandi bari bazi ko ari njye papa w'umwana umwana wanjye azaramba pe kuko imana imaze kumurenza ibibi byinshi yewe uwo mwana azaba umuntu ukomeye Keti kandi nawe nuko wari ukoze ikosa rikomeye ubwo washaka kwivutsa ubuzima nawe utamusize byari byandinze no kuri Bruno nibyo kuva umunsi muri rwa rugo bamenya ko ntwite mva naciye mu bihe bitanyoroheye Keti ntabasha kugusobanurira Keti ndakumva ndabizi ko Karina atoroshye ariko nawe ntari ukwiye gufata umwanzuro ugahitse nkuriye ahubwo buriya Karina no kutabizi n'umuziranenge umugiranije na mukuru ye mabuja we ni umugome umva umugome umwe wa nyuma nibyo gusa Leandre washyira mu gaciro kuko bashatse no kukwirukana arabyanga byose yarabinganirije ahubwo tukibavuga doraraje
keti yakangutse si cyangwa ndimo kureba nabi. Ni karibu. Nawe birakurenze se nk'uko nanjye byandenze. Umva Imana yakoze igitangaza rwose. Ndabona murimo kurya. Ntabwo twaruhiye ubusa. Muryoherwe rwose. Gusa mugire vuba musige naho mushyiriza imbuto nzanye. Ni ukuri urakoze cyane boss. Imana ibaho umugisha pe. Wagira ngo wari ubizi ko yakangutse ariko utari usanzwe uzana imbuto reyande. Ubusa wone wari uzikenera iminsi yose umaze hano udasohoka. Ntiwari ukeneye imbuto ngo utore akabaraga. Ushatse kuvuga ko Burina atakijya ku kazi kubera ge? Ubona ko n'imyenda yari yambaye yari yakirimo se. Ariko reyande warekeye. Ahubwo muransobanura ahantu muziranye. Kuko ukuntu yaguhangayikiye se gusa ugiye kumbira nk'abaganga bari kunyita papa w'umwana. Ariko wanabyiga ukamubada kuko simpamya ko yaba hari akaba ataragera. Abudu ese ubwo si wowe ndimo guhamagara we ko mbona bimeze bite? Bimeze bite? Urashaka igise n'ubundi kari ukunshinyagura nk'abandi bose. Ushinyagurira habaye iki se? Mwashambwira icyo mpagarikiye uve mu magambo nigiraho naringiye. Ihangane dusubire kuri butike ujye kumpa ubugari bwo guteka pe. Ngo iki? Ihangane dusubire kuri butike ujye kumpa ubugari bwo guteka pe. Nari maze iminsi ngurira kwa Kazungu none nsanze hafunze. Nari mbizi ko nta kindi kizima wampagarikira. Ndabizi ko ibyambayeho byagushimishije. Urimo kuvuga ibiki we? Urimo kuvuga ibiki? Wambwiye niba umpa ibyo ngusabye uzi ko nsize amazi yenda gushya. Ubu urimo kwijijisha gutyo kuko yowe ko nahombye cyangwa uragira ngo binyibutse? Ntari kubibwirwa n'iki se? Sinakubwiye ko maze iminsi mpahira kwa Kazungu. Bimenye rero narahombye ngaho ishima unezerwe. Urabeho kandi niba nta kintu ufite cyo kumbwira ndigendeye. Urumva? Uretse gatabudu. Ubwo uraseke. None zurakomeje we. Ubu suhombye mwanya ki we? Hari n'amezi birashize ntazi wawe. Isekere warogeje sha. Nari mbizi n'ubundi ko biri bugushimishe. Maze byakugendekeye bite we? Ku buryo ukinga imiryango. Umuntu yandushije ubwenge nyine. None se nkubwenge iki? Ubucakura bwanyu urabuyobewe. Ubwo utangiye kubinzanamo se kandi. Ntabikuzanamo. Ngiye haraho muriye nabyo. Niba atari nawe n'umukobwa mwene wanyu. Ibyo bemenye. Umubwira ko wa mukobwa ndatira kubwo duheruka ari wo kwemeje. Nsekere nyine none se. Ayo data we. Uko ukuntu wamutakaga numvaga ari marayika. Gihorere Sharine we. Ariko uzi umuntu ukwereka akagukunze ukamwizera naho wari kukubarasha. Uwo mukobwa umwe niwe wariye butike yari yuzuye kuriya. Ubu suzaho ari nibura. Ari ndahasi. Gusa namugeze imbere ambwira ko atanigeze amenya sha. Nasanze ari umugore ufite n'umugabo. Urabyumva? Bivuze ko nawe wabonye umuntu ukumvisha ububabare bwo gutenguha n'umuntu ukunda. Ubu nibwo nimo kumva agahinda nateye uriya mwana w'umukobwa. Ahubwo se nta makuru ye. We n'umwana bameze bate? Oya se. None zo urashaka umukozi wo mu rugo. Ariko reka ko. Ubu se wamuhembikira? Niba uko ndimo kukubona ari kuri ko hugarijwe. Ariko wambabariye se basukama nimero ye nkazashaka ko muvugisha nkamusaba imbabazi. Mbabarira uyime rwose. Urasaba imbabazi umuntu wapfuye se? Ngo iki? Cyangwa ntabwo wari uzi ko nyuma y'agahinda wamuteye yiyahuye. Oya ntabwo byashoboka pe. Ketiya ntabwo yapfa. Ntabwo yapfa. Umugore wanjye n'umwana wanjye. Yeza umusore. Kuko izo mpura ziterwa n'ubukene bukugarije. Ntabwo bishoboka. Nibyo wifuje kuva kera ngaho nawe ishimye. None se uravugisha ukuri koko yarapfuye. Hari ubifashe gutyo byagufasha kwiyakira. Ntabwo bishoboka. Kuko niyo yaba akiriho. Nzi neza ko atagukenera habe na gato. Ntabwo yapfa we, ntabwo yapfa. Aina karakanyagwa aoecha Eozugazagorina mwanya Aina karakanyagwa Aina karakanyagwa Beatrice w'ishano Beatrice w'ishano Ndakumva mugabo mwiza Utiyute kuvunza ya nata
ndaje ngo ukingurire ni ukuri mugabo mwiza. mbese waryara ngo mugabo ubu waje kundaza ku gasozi wowe Ningura umugabo mwiza ni ukuri buse kureba amasaha ageze kure koko nari kwicara mu nzu idakinze. ubuse wowe urakinga asanga ni iwawe cyangwa ni iwawe? Ni iwawe ni ukuri mugabo mwiza. Gusa ni ukuri wowe uba wakabije gutinda pe. usiga ugendera n'amasaha utazi. Oya rwose. aha ni iwanjye nzajya nahirigira ishaki uranyumva? Yego ndakumva. kandi ubwo burenganzira ndabufite. uranyumva neza? Ndakumva mugabo mwiza. amahero ngaho basi icara ubanza ufungure dore usanze natetse ndagutegereza ngo dusangire bamwe. ngweke tunicire cenguka imbere ze ndigere kwiryamira. ayiwe none abagore mwese muri bamwe undi akura mu baragushwanyaguza amahero. nakoze iki se kandi noneho mwuka byaramo abagore we ubonye buna Francine yifata memukire bene akagiye ni koko amba ntakubwira se ukambwira ngo nibe n'ababyara abahungu yakoze iki se noneho ra ariko mugagire mana atinyuka shaje undi mugabo agenda atambwiye narangiza antwarire n'abana. ariko abagabo murasetsa wakumvurira ngo bakujyaniye abana wagira ngo wowe wirukanye ntiyari umwana. mbese makumva biziki wabaye uti nta soni kuba umwana wanjye yampamagaye akambwira ko ari koroherwa ndetse ngo nabyara azazana na fiyanse we kudusura. urabije ukuri se? cyane rwose. umukobwa wanjye yabonye umuntu umukunda w'umunya Kigali ukuntu ngo ari umukire umva arire mu kanya avuye aha yamumpaye turavugana. nizere ko uwo mukozi ankwera neza amenye ko umwana wanjye yize nubwo ntacyo byamumariye. mbese wowe ikigushishikaje ni inkwano icyama akabyara vuba akampa umwuzukuru gusa. bagomba no kunywera ariko niko kuko ntabwo umwana nibyaye bamutwarira ubuntu urabyumva nawe. arewe birangiye abaye umukobwa wawe se noneho ra ati aho wangeze umubyeyi wenyine washanuwe. ariko mwana yangize gutukana ubu se yarinze kwangara ari uko uyobewe ko ari umwana wawe. ariko niyo icyakumaze ubwo amata niko ku buryo nsigaye mvuka mvugiramo. uramenye da nta mahane nshaka muri iri joro. nibwo yashobora kurabona nyine. nta kintu kinshimisha nko kukubona twishimye gutya nawe ni ukuri oya ibintu biranshimisha. noneho nanjye utazi ukuntu bishimisha biranshimisha cyane kuko ubona buri mugoroba ivuye ku kazi ukanyura hano ngo urebe ukomeze. kandi ubwo wabona uba wishuka ko ari wowe mba nje kureba. niba ari ibyo none reka nigendere ndebe uko ushaka umubona. oya se kandi oya rwose oya uko aho ugiye se umujyana ahubwo igera numve ko ameze neza numve ko gatera n'imigeri ishaka. umva ibyo akagera nyine gusa ureke kunyirigita. koko sinamugeraho ntagukozeho do nyumvira nakanako uzi ko gatangiye gutera imigeri. arabuzwa n'iki se kuyitera sha reka umwana asuhuze dadi nyine baryo amezi amaze kuba ngahe ubu si nk'umunani ra nturebe uko indi maze kungana se harabura ukwezi kumwe gusa nkaruhuka. okay none ndumva ari byiza dushaka dutangire gupanga ukuntu tuzajya gusura mukecuru mu cyaro tumushyiriye umwuzukuru. cyakora uranangaje no kuri Bruno. nese niwe muhungu wa mbere nabonye ushobora kwita ku mwana utari uwe. papa w'umwana erega yivukije amahirwe akomeye kutaririrwa n'umugore w'umutima mwiza nkawe ugira ngo si ukugendesha. ubwo uratangiye kandi ya mitoma yawe wajya ureka kuntera isoni koko. nyamara numva nta soni bikwiye kugutera sheri kuko ujya kunyemerera gukundana nawe rwose wari ubizi ko bitazabura. ikibazo cyawe rega nawe urakabya. ntabwo nkabya nyamara ni ukuri buri gihe cyose utuma mbura icyo ngusubiza. oya nta kibazo. ese kutambwiye we aka kazu nagukodeshereje ngo ujye ukabamo wakabonye ute? ibaza ariko iki gihugu kingana gutya nicyo uri kwita akazu. wenda se hatoya ariko nanone nta hantu hahuriye n'iriya nzu igeretse wari uvuyemo. ikibazo se ni inzu
cyangwa nuko ubayeho muri iyo nzu wowe uzi gutwitira mu rugo rw'umuntu wabuze urubyaro. ariko ibyo si ibintu yaguhora. ni ukuri nta muntu ufite umutima wakumva inkuru yawe ngo abure kukugirira impuhwe. gusa humura nzaguhoza ayo warize yose. Komana ni ukuri mvuze kuri nka marayika Imana yamayiga ndindire muri uyu mujyi ntabwo naba mbeshye. oya se uri marayika pe kandi nzahora. ntabwo numva ko mangara hari umushyitsi wari ufite. reka da umuntu ugenda hano se ko ari wowe gusa ariko reka mfungure ndebe uwo ari we nta kibazo. murebe nta kibazo. ngaho wawu Jacques na Rose naha mwaje kwisha se ngo mujye mukorana amabira. shiri ingewe ndigende sinshobora guhangana n'uyu mukobwa pe nigiriye mu cyumba. ngaho ariko si wowe ntiwahabana amahoro. ubundi hano wabwiwe n'iki ko twaguhunze tukava kwa mukuru wawe waduhaye amahoro yacu. cyakora uburozi burakora ndabyemeye pe. erego wataye akazi ukaza kwirirwana n'inda y'umurozi. ucunga ayo magambo yawe kari. umenye ko hano atari iwanyu wakoreraga ibyo ushaka. vuga ikikugenza kiguhutaye. urumva icyo nshaka se ngishaka hano se nuko nari mbonye imodoka yawe hano hanze nkaza kureba ko hari hano wimuriye habara ryawe koko. ngaho urabimenye rero sohoka utumuke ugende niba nta kindi ushaka. ariko se tuvuge ibintu dusubira ibindi. ibiki se? uriya mukobwa yaguhaye iki gituma umwirukaho ubibona neza ko ari indaya? ngo iki? uriya mukobwa nyeshwa ese ubaye utiyubaha ntiwanakubaha kuri mu nzu y'abandi ushingira ku cyo wita umuntu indaya. ataba indaya se tuvuge ko twita inda y'umwuka wera nka Mariya navuga ngo barakuroze ngo nayanjye. niko se nyampinga we harya wowe uri isugi cyangwa nawe uhuje umwuga n'uwo wavugaga. urabuzwa n'iki kuncyurira se Oya, kandi ariko ubizi neza ko wumvishe. twaryamanye vugire n'ibyo ushaka nyine. shaka ari intege utuze isi turimo ntawe utayibona. urumva ntubone rero wagize umutima wo kwihanganira kwitwa mama mu bihe bigoye ugire ngo umurushe ubwenge kuko wowe wakuyemo nyinshi zitabarika. cyakora wagira ngo ayo magambo mbwira wayateguye pe. urakoze kumbwisa ukuri. kugira ngo waje ari cyo kikuzanye ariko ahubwo niba nta kindi ugira ibihe byiza sohoka ugende. aha nige Sara we Karamereya ni kare wacu rero. urakoze cyane cyane ko hari hashize n'iminsi myinshi rwose utagera hano. kandi kuko naherukaga hano nzanye wa mukobwa wabakoreraga mu rugo. nuko warakoze nyine nawe watuzaniye umukozi watuzaniye ibibazo muri uru rugo ahubwo. ese kugeza ubu nturashira uburakari bw'uriya mukobwa koko sheri? cyakubwira ukuntu yaranyishe ngo namuzaniye umugore wa kabiri mu muryango ukagira ngo ngewe nari nzi ko atwite. namwe ariko mwanyumva ni ukuri. ariko uzi kubona umuntu wari utwibutsa ibikomere by'ubuzima bwawe. ntiwari ukwiye kumutura ibibazo byawe nk'aho hari uruhare yabigizemo ariko uzi gutoteza umuntu kugeza naho yiyahura. none se ko nashatse kumwirukana ku neza ukanga ko agenda wumvaga nzabigenzane. mureke mbabwire ibyo dushaka tubireke. ikizima ni uko ameze neza kandi akaba yarabonye umuntu umwitaho. no mu kanya maze kuvugana na Bruno yambwiye ko yavuye kwa muganga ngo babyaye n'agahungu. Imana ishimwe cyane. yewe ubwo ni ukuzashaka ko uzabasura. ni ukuri biranshimishije pe. uriya mwana yaciye mu bibazo byinshi imana yanjye imana ikwiye kumuhoza amarira rwose. ariko mana nanjye ubu kuko nzagera igihe umuntu anyite papa. humura sheri si wowe ujya uvuga ngo ni isaha y'Imana itaragera. tegereza wihanganye kugeza igihe nzasamira. kuki muri mu bikina ariko cyangwa n'urwenya bushaka gutera. ubwo se koko ibyo ni ibintu watera mu rwenya sa. ubu ntuzi igihe tumaze dutegereje umwana. ese nyine uretse kwiraza i Nyanza. ariko Clary nizere ko utabeshya umugabo we ko ushobora kubyara. mbabarira ntube waramubeshye gusa kuko icyo kinyoma urumva kizaramba. uravuga ibiki sa? hari ikintu wowe nawe muziranyeho mutambwiye? oya rwose ntukishinga amagambo ye sheri ntukishinga amagambo ye nta kintu nakubeshye. kwiki
none sereya ushatse kumbwira ko umugore wawe atakubwiye ko yakuyemo inda ikavanamo na nyababyeyi cy'umukobwa Imana nyagasani we ngo ukikarari mbabarira wita umutwe ngo iki ko ari hangane nyine ndabivuga nukuri nanjye nananiwe kwiyakira ariko mbega umugore w'umugome we utinyuke kuko ukora ibintu nk'ibyo aha rwose ntababeshye ngenda tunguwe pe urigeze koko ntabyo wari uzi ko mwabivugaga nkumva koko ari urwenya muri gutera uzi n'ikindi reka njye kwitekerezaho gusa umenye ko unteye agahinda ntazapfa gukira byoroshye karari urambabaje ngaho ishime dore urarusenye mada ishime dore nshyize hanze nyine babarira cyane ese ubwo ukwiye kundakarira karari cyangwa ahubwo ukwiye gukorwa n'isoni z'amabi yawe ubu se ubonye ko ari wowe muntu uzi kuvuga neza ku buryo utari kuzategereza umugabo wanjye nkamwibwirira ibyambayeho mu buto bwanjye kari nemeye kubimuhisha mukimenyana kuko wari ufite ubwoba ko atakwemera gushakana nawe azi ko utabyara urumva ariko birahagije pe birahagije rwose nuko nyine urakoze navuga iki kindi se abantu twese dukora amakosa rwose urumva ariko ntibikwiye ko dukomeza kuyorosaho andi makosa ngo turahishira amabi twakoze mbere nuko se nkungize nabi wabaho ndumva ubaye umujyanama mwiza wakumva uvuga gutyo ntiyakwemera ko ari wowe wangiraga inama mu byo nakoraga byose ahubwo rero kamubwire dukwiye kujya gusaba imbabazi uriya mwana wahemukiye kuriya ni impamvu kuko yabaye intwari yirinda gukora ibyakuviriyemo ubugumba ubwo bigoye yemeye kwitwa umubyeyi urumva tuzamusaba imbabazi sheri nukuri wanyu ni kuri pe uziko iyo mba ntatwaye nanjye nari kuba nka bibe nkisinzira sinajya mbikubwira se ukambwira ngo simbigukangishe ko nawe wavuye mu cyaro ibyaro birarutanwa mwiriwe neza bose mwiriwe bite byawe sha ni byiza rwose bose ndabona wambaye ibisurubeti cyane ngenda umukozi w'ingene wowe bohereje ngo uze ukuri ibintu mu modoka ni ngewe rwose bohereje gusa ubishatse ariko wampa n'akazi nkagucungira imodoka kuko rwose abana ba hano n'utuma ibobo washiduka bayipfumuye reka da ubwo se wowe twakwizera gute ko utari mayibobo kete uracyari muzima se washakaga ko mfa se warahombye ntabyo wabonye Abdul we ni wowe se mbabara wikigira nkaho unyitayeho sheri rwose kumwita sheri se ni sheri wanjye sheri wawe wahe ariko rero ubanza ari wa musazi wajya gumbwira uyu muhungu muraziranye sheri cyangwa nkuko nabiketse ni wa musazi wajya gumbwira muturanye turaziranye rwose bose turaziranye nta kintu avuze nubwo atari wa musazi nakubwiraga ariko ndabona habura gato ngo amwiyunge genda utware biriya bintu biri muri butu genda utware ibintu biri muri butu ibintu abanyamujyi sheri heko umwana tugende yihangana akanguka ajye gusuhuza muzehe na mukecuru mbega akana keza we wamumaye nkamusuhuza keti udatinyuka gukoza intoki zawe kuri uyu mwana Abdul udatuma nkwereka uwo ndi we uranze tumwe n'umwana wanjye ari uranze waretse nkamusuhuza koko niko musore watwara ibintu bakubwiye gutwara bakubwiye ko umwana wanjye ari mu byo utwara kuki ushaka kumuvanga n'imizigo n'amakazi ari muri butu ese keti yako wahindutse rwose byagenze bite ntubona ko umwana ambonye akarira abonye papa ubwo amaraso nyine arakururanye ariko mbona wari kuntu ndi guhita ndi guseka nka mukanga nceceka muhungu wanjye niko amarira yesu yitayeho cyangwa we nyina yaririye iwawe yo ntiyari amarira sheri umva mubwire mereza uwo mwana mugufashe mubanze muganire ibyanyu kuko ndabona ntabyivanga mu rwose uyu mutwara reka muteruhe ko umwana yamenye
umwana yamenye ese koko Kate uranze shiraho na kano gashuka neza nta kibazo uranze ko niko birangiza ubwo ndabona umubyeyi boss utwaye umwana wanjye terura imizigo shaka ahubwo nta soni ufite utinyuka ukavuga ngo umwana wawe rwose umva rwose Kate ibyo nakoze ndabizi ko atari byo ariko rwose ndagusabye winyitura nkaho ndi icyo ntazi rwose nkaho ndi icyo ngicyo kikubwira none ubundi uri iki nyine ndi umuntu ubundi se ubundi ndakwita iki none hora umusabirizi igisambo mayibobo nyine rwose unyita icyo ushaka ni ukuri rwose sheri gusa basi umbabarira ibyo nagukoreye unyise nde uvuze ngo nde ariko rubanda muratinyuka ese wibagisha amagambo wambwiye unsohora mu nzu yawe nk'usohora imbwa nyine ibyo nanjye rwose mbyicuza buri munsi ariko kandi ni ukuri rwose ni ukuri kw'Imana ndarahiye kandi rwose igihano Imana yampaye kirahagije pe harya ubundi si wowe wambajije ngo none ndifuza iki niko sera wowe urifuza iki nyine ni ukuri rwose ndarahiye ndanapfukamye rwose mama yirwe yo kwitwa papa w'umwana wacu nuko ye ese nyuma y'abakobwa 10 wamenye gutera indara ibyo byirengagiza narakubeshyiraga umwana ntabwo ari uwawe oya Kate rwose ndabizi wanyuze muri byinshi kubera ariko urabizi buriya rwose uburibwe bwose wanyuze muri uko yanjye ntabwo nkubeshya kandi nta kintu na kimwe uzi musore nta na kimwe ndabizi ntabwo uzi uburibwe icyo ari cyo reka nkubwize ukuri Abdul ubaye uzi uburibwe icyo ari cyo ubaka akanya ntabwo waba utinyutse kumuhagarara imbere ndabizi narakosheje rwose kandi rwose ko uyu mwana wamurwaniye ishyaka nako wakubona tumwe wamutwara rwose nanamukozeho koko ariko rero ntacyo ndakwinginze wituma aregwa n'abandi kandi ababyeyi be bahari sibyo rwose niko se mubyeyi mwiza ese uzi kuba umubyeyi uko bivuna ndabizi ese uzi igisi cyari cy'Abdul ibyo umbwira rwose byose igise nyine no kuba umubyeyi rwose ndakumva ariko ni ukuri kw'Imana nabonye isomo rwose Kate ibibazo nanyuzemo byanyigishije byinshi utakumva rwose rero ndakwinginze rwose nanjye ubwanjye ubu ngubu mpamya ko nasogongeye ku buribwe nk'ubw'igisi rwose ngirira impuhwe rero rwose Abdul ndi kukureba nkumva mbuze ikintu ngukorera nyine n'imbabazi nta kindi ese ugira ngo igise cyanjye cyari gisanzwe uzi ko uburibwe bwacyo natangiye kubwumva umunsi nyihakana kugeza igihe nabyara uriya mwana rwose ni njyewe wivugije amahirwe rwose reka mbeho gutya nibyo binkwiriye nta kindi navuga wabuze kuba papa hari icyo wafashe umwana none ubishatse nawe uri uwo gufashwa umva terura ayo magaziye uzurinde n'iyi modoka ibindi ubyihorere ndi nkawe ahubwo nashaka agatambaro nkaba mpanaguraho dore uri n'umuntu mwiza ashobora gusigira nka sengiza cyangwa tubazo Kate basi se warambabariye muri uyu mukino igise gisumba igisebe wanditswe na Singizweyezu Donate mwumvisemo Ketia mwakiniwe na Mugeni Aime, Aline mwakiniwe na Mukeshimana Jeannette, Feliciane mwakiniwe na Katarebe Jerome, Beata mwakiniwe na Murizaboro Marie Antoinette, Sara mwakiniwe na Karangwa Liliane, Bruno mwakiniwe na Ndayambaje Jimmy, Abuduru mwakiniwe na Twagireze Evariste, Leandre mwakiniwe na Mukeshimana Musa, Karine mwakiniwe n'uwa Maria Olive, nawe wabakiniye Clarisse ni Nyirarukundo Beatrice. Umutoza w'abakinnyi akaba ari nawe bafasha amajwi akanayatunganya ni Mugiraneza Samuel. Ni mugira ijoro ryiza. Ikinamico